Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabategura igice cya mbere cy'umukino witwa Umutima usendereye ishyari. Wanditswe na Kubwimana Serafine unonosorwa n'itorero ndamutsa. Hari kare mu museso ndicara ndatekereza nibaza impamvu mwene muntu atabona ko umuntu ari nkundi ngo amuhe gutuza no kubaho cyane ko ntawe ubaho nk'uhoraho maze inganze maze kunganza nsanga nta kindi kibitera kitari ishyari riri mu bantu. Ndavuga nti kuki mwene muntu ataha mugenzi we gutuza ngo bose batuze babeho banezerewe ko n'ubundi inzira ari imwe ishyira igasozwa n'ishira ry'urugendo. Nsanga umutima usendereye ishyari ushobora koshya nyirawo agashyira undi mu bibazo yewe akanamwambura ubuzima yibwira ko wazabaho yizihiwe kandi nyamara uwohejwe n'ishyari iyo bikomeye ibyo yohejwe bikamugaruka ntirimuburanira. Dukurikiye umukino. Ego kurizi kumesha amasaha kuzugura we n'izuba riyumisha. Shaho se ko bantunguje urugendo ruteze ko kujya mu mujyi we wakuboneye akazi se we ikibumbira ke n'icyayi twiganirirago nari nanakwikumburiye ndabona nabaye cyiza cyane rero banze kubona fiancé ari byiza ni byiza nyine bima neza yewe ngo ugiye mu mujyi gukora iki ko nagowe se shaho aho banshyize njyaho biki nyine Marene yahamagaye iwacu arababwira ngo nze nitegure nzajye gufasha umukazana we uko yasamye inda none yamuguye nabi ejo bundi azashyingira murumuna we ngo nanakeneye ko mufasha. Apo naringize ngo bakuboneye akazi byahe ariko shaho umve ko mbyishimiye kuruta akazi ko ku isi yose irago kwiki umva ndagiye mufashe koko bereke ko ari njye wari ukwiranye na kwizera kwiki urabura gushaka akazi ngo utangire ufashe nyoko n'abavandimwe bawe bave mu bukene urijimira kujya kuba mu rugo rw'abandi we irago ngiye kuba hafi y'uwo nakunze bakamuntwara. Elizabeth uracyakunda kwizera uvuze ngo nde aha rizenya kugira imana ndacyamukunda kandi numva nta wundi nsigira nkunda koko aha urabizi Gatera yaranterese nyirukaho ankangisha ko ari we mucuruzi w'umukiri n'ahangaha ariko umutima wanjye ukunda kwizera unanirwa kumwemerera urukundo. ariko uwo kwizera wakunze undi kandi bamaze kubana inyubutse uriya munyago wanyitambitse akantwara umusore nakunze n'umutima wanjye wose. aha wabandi ararengana yarakunzwe kandi ntiyari kubura gukunda umusore mwiza nka kwizera rwose mwiza ku isura no ku mutima. ngize umutima mwiza wiraguha we urabizi nabaye iwabo kuko mama we yambyaye muri batisimu. ndabizi cyane uko yaje iwanyu agasanga ubuzima butameze neza ababyeyi bawe bahora barwana baranagukuye mu ishuri agahita ahagukura akakuzana hano akagusubiza mu ishuri akagufata nk'abana. ngeze muri uru rugo rwabo naritinye nkumva ntari umuntu nk'abandi. urumva rero Marene yari umuganga yaba mu nzu nziza abana be basa neza njye ndi nyanjwenge nararwaye amavunja mbese ntari umuntu. Ariete buriya ashana umwana mubi nubwo ari inshuti yacu ariyirata buriya se uzwi yabanje kuntena ariko kwizera akanyegera akanganiriza ku ishuri ntatinye kuza kundeba no kumbaza uko niyumva ariko yabikoreshwaga n'umutima mwiza Imana yamwihereye wowe bihindura ibindi. byatumye uriya muhungu nkuramukunda rero ngeze ibyago ajya kwiga kure nkamukumbura nkanabirwara Marene akavura kandi nta yindi ndwara ndwaye itari ukubura kwizera. cyakoze uri ikibwa gusa ndakumva umutima wanjye washwanyaguritse umunsi kwizeza hano mu rugo nakingura nkabona afatanye n'undi mukobwa
ari uriya yarongoye n'uyu munsi ndabyibuka nkumva sinzi uko mbaye. Yego sigurize we Lizi umva nkubwire uwo munsi nibwo wagombaga kwikuramo kwizera ukabona ko akunda undi ugatangira urugendo rwo gushakisha uwawe mukunzi. Ntabwo byari gukunda. Byari gukunda. Sinjya mu rugo rwabo sibonye ku rurengo njye kubafasha banandihiye kaminuza. Ariko disi yanashatse umugore mwiza burya ubwo bagiye no kukwishyurira. Niko Marene yambwiye ngiye kumufasha muri iki gihe yitegura gushyingira murumuna we. Ubundi umuhungu we nawe anyemerera kundira kaminuza. Yawe ntibazi ko kungirira neza ariyo nzira yo kwisubiza ibyanyu byatwawe bunyago. Ngo ikirizi Lizi umva nkubwire uri inshuti yanjye urabizi mu byiza ndagushyigikira mu bibi nkagucyaha. None ndagusabye rwose ntuzasenyera undi mwana. Byagenze biteze ko utaryamye ku buriri ukaba uryamye ku mukeka mukunzi mwiza. Nari nkuzaniye amata mukunzi wanjye. Urakoze kwizera ibindi byose byari byananiye. Naho kuri aka karago niho ndi burarira ijoro nshima Imana ko yakoreye muri umuna wanjye ubukwe bwiza. Hano ntiwahabasha rwose ntumeze neza. Inda yakuguye nabi rwose. Ahubwo iyo menya ko izakugira gutya rwose sinari kuyigutera. Wari kuba umpemukiye kwizera. Umva kandi uyu mwana ni umugisha wanjye. Uyu mwana ndamukunda byumva akiri urusoro mu nda yanjye. Ndamushaka cyane. Ujya ku gitanda wiryamire nta kibazo mfite mukunzi. Ahubwo ntwaza icyo kirahure cy'amata n'akagakeka mpajyane mu cyumba cy'abashyitsi ntarara ngusakuriza. Kwiki? Kuko numva nshaka kuririmba nkarangurura ijwi nkabwira Imana ngushimwe n'ibyawe kuko yankoreye ibikomeye. Kandi nawe ndagushima cyane kwizera. Nicyo nshimira se ahubwo ko ngiye ukagushimizirwe umugore mwiza nkunda cyane. Icara ahangaha nkwisegure maze nkubwira kandi ku mutima. Ese ko mbona kumanuka mugere hasi kunaniye. Atari wese sha. Uzibira umaze kugira. Ariko rero ndaje mbihagurukire muri ka siporo. Za potaje n'imireti byawe rwose bya mu gitondo mbyange. Usaba mbabaje kwizera. Oya sinshaka kugumye kwiyongera yewe. Ngaho mbwira ngo uteze amatwi. Niko. Nakubwiye ko nzagutega amatwi igihe cyose uzakenera kumbwira mukunzi mwiza. Ukambwira ikikuri ku mutima. Cyaba kibabaje cyaba gishimishije. Kwizera. Ndakumva. Ndashima Imana yakumpaye. Urabizi wasanze nigunze. Ntashaka kuvuga. Yewe no kugira inshuti byari byarananiye. Kuko umuntu wese nabonaga ari umugome. Nanjye ndashimira Imana ko yemeye kungira icyizere ukamfungurira umutima wawe. Ukambwira ibyawe byose kandi ukemera ko nkunda. Mfite ibyishimo bivanze n'agahinda kenshi ntabasha gusobanura. Oya mapu ndagusabye rwose nturire. Ubundi sinari nkwiye kurira ariko biranze kwiza. Iyo umuhanzi mba narahimbye umuvugo nkavuga uko wasanze meze. Uko wankuye mu bwigunge. Uko wamfashije kurera muri umuna wanjye none tukaba tumushyingiye. Imana yarakuze cyane ahubwo. Kandi nukuri ufite inema abonye umugabo mwiza. Muhirwa ndamuzi rwose azamufata neza pe. Azamukunda, azamutetesha, azamunezeza rwose. Kwizera. Ndakumva. Ubwo ijoro ribi ryatangiraga hahose ari iwacu. Nari mfite imyaka 8. Inema yari afite imyaka 2. Mama utubyara twita indamu. Nguteze amatwi rwose. Ntuzarambirwa ko nkubwira ibyanjye mbisubiramo. Nakubwiye ko kimwe mu bintu ntazarambirwa ari ukugutega amatwi no kukubwira ko ngukunda. Ariko narihangana urabizi rwose iyo urize birambabaza. Urabizi kandi ko ngukunda rwose. Urakoze kandi nanjye ndagukunda cyane kwizera. Nuko. Nari nyikubwira iby'ijoro ribi ryatwaye data na mama. Ndabyumva. Yaje yihuta cyane abwira mama ngo fata abana duhunge maze kuvugana n'umuntu no kumwishyura ngo twambutse. Wabonye ko iyo umuntu ahagaze mu itongo ry'iwacu abareba mu gihugu cy'abaturanyi. Ahubwo umuntu uzi guhamagara cyane yahamagarayo. Oya yatyajijwe. Ubwo mama yamekesheje umwana vuba ari ufite inema. Yego.
afata utuntu duke upajya imbere kwize ijoro ribi riragatsindwa n'Imana. Ndakumva mukunzi, ijoro ribi nyine yaba ari ribi. Uzi kuba ureba ahantu gutyo nta na metero zingahe zirimo ngo uhagere, ariko amasaha yose y'ijoro akagushiriraho wizengurukaho kubera guhigwa n'ikiremwa muntu mugenzi wawe. Ndabizi ko ari ibintu bitazapfa gusibangana mu bwenge bwawe. Ngibuka nk'ibyabaye ejo. Nkibuka ko umuntu data yari yishyuye ngo twambutse ari we wahuruje abandi bantu ngo badutegere mu nzira. Banyumvira? Abo nabo bikaba ngombwa ko baha amafaranga. Nkibuka ijambo rya nyuma yambwiye ngo izihirwe mwana wanjye, irukanka. Nanjye ngahita niruka ntazi yonge, ngenda nitura hasi kandi mpetse umwana. Wowe na murumuna wawe Imana yarabarinze cyane. Yaraturinze bitagira urugero. Mwana w'imyaka 2 wamenye ko agomba guceceka ngo batatwica we. Na wa mukingo mwamanutse mugahita utubwenge ndawibuka. Uzi ko usigaye byibuka kundusha? Ndabyibuka pe. Urumva nataye inzira nyabagendwa ninjira mu bihuru. Maze nkandagira nzi ngo nta hantu hagendwa, ngenda ubwo. Ngarura ubwenge ndi mu bitaro mu gihugu cy'abandi tutavuga ururimi rumwe. Maze mvuze induru mpamagara murumuna wanjye nari impetse, umugore mwiza cyane utagira uko asaba umuganga. Aragenda aramunzanira. Kwize naramuhobeye ndarira. Ari ukuntu kuba umwana ari byiza, yarandebye gusa ahitamirira urutoki. Nuko mukunzi wanjye tangira urugendo rwo kurera umwana nawe urundi. Uravuga iki ko aho twabaye hose nta muntu wari gutunga urutoki murumuna wanjye? Tugeze no mu kigo cy'imfubyi nahoraga mwiziritseho. Kugeza ubwo masenge wari waradushakishije mu bihugu bidukikije byose, yamenye aho turakaza kuducyura. Ari naratandukana na murumuna wanjye. Nibyo. Masenge niwe wenyine wari wararokotse jenoside yakorewe abatutsi mu muryango w'abantu barenga 200. Ihangane. Kuko rero babonye ababyeyi bataka tubura, yumvaga ko turiho byanze bikunze, niko kudushakisha kugeza tubonye. Nuko disi. Yatubereye umubyeyi mwiza, aturera nk'abana be nubwo jenoside yari yaramutwaye abo yabyaye bose. Adufasha gushyingura ababyeyi bacu. Masenge amaze gupfa nibwo isi yatubonye, ituma nceceka kwize. Umugabo we yashatse umugore maze atuberanye na wundi, ku buryo kujya gutangira amashuri yisumbuye masize murumuna wanjye byari ikibazo gikomeye cyane. No gushaka umugabo biba bityo. Naje zawe zari zamaze gukora shaka. Nemeye kugusanga nta kindi nitayeho. None dore wanakoresheje mucuti wawe aramuntwaye. Yewe namuhirwa tuzabakunda mukunzi wanjye. Tuzabakunda cyane. Tubibagize ko mwatandukanye n'ababyeyi banyu muri rya joro ribi, ntimwongere kubonana. Ibyo ndabigushimiye kwize. Warankunze, wampaye umuryango, mushiki wawe na mama wawe barankunda, bagakunda ufite inema. Inshuti zawe zabaye inshuti zanjye. Mbese ndizihiwe. Mu gihe cy'amezi nk'7 ari imbere, uranizihirwa n'umwana mwiza tuzibaruka. Maze ijoro ribi tujye turyibuka kuko tutagomba kwibagirwa, ariko dukomeza ubuzima nyine tunezerwe. Uzi ko nkanze we. Umvaga ari nde uri muri iki cyumba atari nge koko? Bana we, gakire bigeza. Akiri ururabo rwiza mukobwa mwiza wahoze mu nzozi zanjye none nkaba nzikabije. Urakoze musore mwiza nifuje kuba nkiri muto none nkaba ndi mu bisubizo. Urahumura neza cyane nk'umubavu w'umugabo nkunda. Ngaho rero ukabuhoro buhoro maze utera intambwe buhoro. Umura ntiwabona ndagufasha. Kuhagaze. Ndanze banzo ndekura amaso namenye njyana hese. Nunyizera se? Ndakwizera. Ngaho komeza igende buhoro. Buhoro. Gutya. Reka ndagufashe ntacyo waba mari. Ngaho hagarara. Yego. Ngiye kukurekura 1, 2, 3. Nako nisubiyeho simurekuye. Ufite mama mukunzi mwiza. Ninkurekura urampembeke.
icyo ushaka cyose. We ahantu twareye nuko ukuntu ari heza mwana we muhi ndakunda mu Rwanda. uratekereza se ko nakwambukije umupaka usinziriye umukunzi wanjye? Mwana we mbega ahantu heza we. Urakoze mukunzi. Muhirwa we mbega ahantu heza ubu abantu baba bazi ko bari mu isi. Iki cyumba nakibikije nkitegura ubukwe. Kuko numvaga rwose nintakiraramo n'umukunzi wanjye babyuke areba amazi magari maze yumva akayaga kayazamukamo kayavamo ntazishima. Nubwo narakubwiye ko mu bintu bifasha kuruhuka mu mutwe harimo kwicara hafi y'amazi ngatekereza ubwiza bw'umuremyi wacu. Ufite ne Karame. Nagusezeranyije ko igihe cyose nzakora ibyo ukunda rwose kugira ngo ugire umunezero. Ko nzagukunda urukundo rwose ruri mu mutima wanjye. Nkagukunda none ejo bundi n'iteka ryose. Muhi. Ndakumva mukunda. Nanjye nzakora ibyo ukunda. Kuko ndi umuntu ushobora kuzategwa. Ariko nintegwa ujye unkebura. Nanjye nzigarura vuba kugira ngo urugo rwacu ruzabe rwiza nk'uko twabyifuje. Nanjye ninshikwa rwose ndagusabye. Ujye wibuka ko ndi umuntu kandi bibaho ko mwene muntu agwa mu ikosa. Maze unkebure mukunzi. Ndabikwijeje. Urashaka ko tumanuka tukegera amazi se? Mu kanya tumaze kwiyuhagira kugira ngo tunifotoze. Andi mpano ufite utaruzi rero ngiye gushyira mu bikorwa mu kanya. Ibyo gufotora. Ndagufotora ku buryo rwose uzayibona wese. Aza kubwira ko wafotowe na Gafotozi International. Ninde kwano turabashyitsi? Ahubwo humiriza kandi nturebe ntakubwiye. Humiriza se. Ngahomeje. Ndakureba ntiwibeshye ngo urebe. Urakoze sawa. None ushobora kureba. Ibyo amaso ntiyarebaga ariko amazuru yahumurirwaga. Ariko rero muhirwa ugiye kungira umunyamwanda. Ndarya kariyuhagira. Abanza uryishe wanjye. Turongera tunaryana ibyo kwiyuhagira birazanye. Ariko rero mfite ikibazo. Ikihe kibazo ufite imwe? Ko kuva twagera hano nta muntu uraduhamagara. Ubu bakumpaye bahita banyibagirwa. Uwo mukuru wanjye kuko yantanze ntiyakurikirana ngo ambaze uko naraye. Uretse kunenga abataguhamagaye se uhuza aho telefone yawe iri? Ariko wamuganirije sheri se ko ntaza hiri koko. Muhe kimamagare mukuru wanjye mubwire ko ndamahoro kandi ndahantu heza. Telefone zacu twembi zirafunze. Iki cyumweru ni icyanjye nawe. Mukuru wawe yakuma yizeye ko rwose nzagukunda. Ndetse nkarenza uko yagukunda. Humura ntahangayitse. Imbere yo gufunga telefone namuvugishije namubwira ngo rwose ntazatubure. Telefone zivuyeho watazajya urutuririza hano atubwira iby'akazi n'ibindi. Tunezerwe ko mukuru wanjye yasamye ndakamugwa nabi. Aramutse nkeneye koko. Nimugoroba tuzajya tuzishyiraho umubazo uko yiriwe rwose. Ariko ubu wanjye njye nawe tugiye kuryoshya ubuzima rwose. Tunanonosore neza umushinga w'umuryango wacu mushya dutangiye. Tunatekereza uko tuzarira abana tuzabyara. Ariko ubwo se wambwira Rizi akubwira ibyo. Ariko se abakozi banyu bazajya bakora amakosa nyibyozwe. Hazajya arangara ibyo atetse n'ibishirira bibazwe Rizi, namese imyenda ntiki bibazwe Rizi, name n'ibirahure cyangwa isahani bibazwe Rizi. Ninamutaha mu binzize. Rizi ntumve nabi muvandi. Aya rwose. Sinkubajije iby'umukozi yangije. Nkubujije kubwira umukozi wo mu rugo nabi. Kuko nawe ni umuntu uko yacikwa niko nawe. Niba undambira mu rugo rwawe umbwira induvemo sibyo? None mbona mfitiye ishyari. Njye nkugirira ishyari. Ndabizi de ntiwishimiye ko kwizera nyishyurira ishuri. None utangiye kunsuzuguza abakozi bawe ngo nkunde ngende. Rizi Imana ikubabarira. Ikubabarira ari wowe utabona ko wahiriwe ngo ureke natwe twibere. Ko ariko ubundi uvuye kwiga cyangwa hari ahandi uvuye? Ndemvuye. Kuje utongana n'umukozi nanjye nkaba numva ushaka kumbwira nabi. Ni uko ushaka kumunsuzuguza. Nta muntu nsuzuguje undi. Mwese muri abantu mugomba kubana neza. Bivuze ko mfata nkawe.
uri umuvandimwe w'umugabo wanjye, ibyo ndabikubahira, ariko n'undi ni umuntu, birashoboka ko hari ibyo atatunganije, ariko ntugomba kumubwira nabi kuriya kuko nawe ni umuntu. Siko nigendere mama we, tutabwira umugabo we ko nagututse dore ko guteranya ariyo mashuri wize. Uvuze ngo ukirizi? Ntabyo mbizi se. Ngiye nguteranya na Kwizera? Iyo mba umubwira imyitwarire yawe se ahubwo uba ukiba muri uru rugo, ujya kwiga ugataha bwije. Abantu biga ku manywa batahira rimwe n'abiga nijoro. Niho se nagumye ku ishuri subiramo amasomo yanjye, ibyo birakureba? Birandeba kuko utaha mu rugo rwanjye Rizi. Ndabizi urakuze ku buryo ntakugenzura nk'umwana, ariko igihe cyose umuntu utaha mu rugo ndataha kare. Bwa nyuma na nyuma noneho urabivuze. Icyo nicyo cyari kibyimbye, none urakimennye. Waburaga kumbwira ko urugo ari urwawe. Humura ndabizi ko ni urwawe di, kandi igihe icyo ari cyo cyose nzaruvamo, ntacyo ntumvise. Rizi, hashize igihe nirinda kuvuga ngo ntakubwira nabi. Urabishoje rero, ariko nawe unyitwaraho nabi cyane. Nta mukozi namarana kabiri kubera kubatuka ukababuza amahoro. Ibyo rero sinakomeza kubyihanganira. Ntacyo mvuze nkiteranya, reka nkwibarere. Niba hari ikibazo mfiteho kimbwire Rizi, rwose njye sinkunda kubana n'umuntu hari ikintu kitagenda neza hagati yacu. Nkeneye kuruhuka, ndananiwe. Iby'amatiku n'amashyari y'abagore sinabyishinga, sindaho umugore. Ariko iyo uvuze amashyari uransetsa cyane. Cyangwa ni wowe ryamaze umutima Rizi? Ntonoke. Umushiha uhorana ko atari gusa. Njye n'umugabo wanjye n'iki tukwima gituma uhorana umushiha, ushihura abakozi bacu kugeza ubwo ntawe tugitunga. Ubu mu mezi 3 maze ahampinduye abakozi kangahe. Ndabizi ko nukungerekaho amakosa atari ayanjye kugira ngo mbeshyire Kwizera ahagarika amashuri yandihiraga, ariko ntabyo uzabona mada kuko aranzi neza, twarareramo. Ibyo uvuga ntabyo uzi rwose. Ntabyo nzi. Aho minerivare yawe iva ntuhazi. Ntuzi niba ari Kwizera ukurihira cyangwa niba ari njyewe. Rekeraho rero kunsuzugura Rizi. Uha amahoro abakozi banjye ndabigusabye. Mama Shafi, ngize amahirwe nkubonye nagushakaga. Nubuhoro si koko nciye habi wanjye bose. Gutese kandi kuvurya munsi w'ibirori wanjye. Mama Shafi yabaye Mama Shafi wanjye. Hari icyo nkeka se mada? None ko banzi ibiryo byanjye ngo barashaka ibyiwawe. Ngo ni sosi ntifashe. Ese nibyo. Urabizi? Uhereye ubu nawe ujye ukoresha Karibu sauce tomate. Maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza, ikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshye ifunguro, ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe. Akarusho kandi Karibu sauce tomate ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose. Ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887. Muvuge ibyo mushaka sha, mwahiriwe n'urugendo. Urukundo ruraryoshye muri mu bicu nk'abari muri adolescence. Naho bishatse rwaryoha manzi. Rwose iyo twishimiye gukomeza kukubona utaha wihamagara ukikiriza. Bivugira sha. Manzi, byemere ngo nimero y'umukobwa rwose. Mbabarira cyane. Kandi ndamwizeye avuga umugore mwiza. Oya, mbabarira rwose. Ari ku isoko rwose ubwe yarabinyibiriye. Nyamara shaka dukwiye gushakira amatovu. Umuntu arakubwira ngo aguhuze n'umuntu ugatira mu makorosi ko ndabizi ko mutaba baranga babi. None ariko rwose ndababwiye ngo muye muretse pe. Uriya mukobwa uri wanjye ni nka mushiki wanjye. Ndamuzi rwose bihagije. Yego. Nta muntu afite. Ambwira umusore akeneye mu buzima bwe, nkumva rwose ari nka manzi. Umwemere rero rwose waba ubonye umugore mwiza pe. Ariko rero nta naho mwaye. Reka twese baraturangiye banzika. Muriho muramutaka ye. Iyo Kwizera atandya karangura nyazi suka se mpinge kwa muramuwe. Umva nyiri ngarama kirambe rwose. Uriya nanjye nari kumwemera. Ariko wavuga rwose ntiyujuje iby'umukobwa nifuza akambera umugore. Ndamuzi neza rwose rero iwacu mu rugo kuva kiri umwana muto. Ibyo urivugira. Ndakubwiye ngafite ukuntu areba nakunda. Uraseka mwe ko banzi rwose. Manzi tubwire areba gute udakunda. Umva
arebana agasuzuguro muhiye yanirata kandi sinshaka umugore uzangerera mu rugo akarucamo abavandimwe banjye. Ndisi si ukwirata. Ni iki niba atari ukwirata? Nibwo akiva mu cyaro. Uriya wabona nyine yarakurebye akagira ngo urashaka kumubaza izina akigira uwa danje. Nuko abakobwa bicira isoko rero. N'abasore rega natwe buriya tugomba kugira ibyo twitwararika. Ntagomba kwerera imbuto nziza abantu bose. Umuntu akaba nk'uburabyo nyine buhumura neza. Uzareba izihirwe wanjye. Izihirwe se sha twamukura. Kandi nuko nanakwitangiye kwiza. Izihirwe nige twamenyanye mbere. Mbonye undushije intambwe mpina kanjye kare. Ntabwo wora mu ntwaye ubundi. Ariko ntacyo sha. Mfite murumuna we yiririye. Ubwo ni ukuvuga ko nzategereza abakobwa bazavuga kuri abo bagore banyu rero. Reka imbiza abazara bayuyenze. Manzi, nguhaye imyaka ito. Ibiri. Akaba ari uwo musiribateri wenyine usigaye muri promotion yacu. Baracyahari mu bimenye rwose. Nasi harimo n'abakobwa bakiri aho. None se murandambiwe. Mwahamagaye ba bakobwa tubana ku rubuga mukababwira nk'ibi murimo kumva. Tubwire we muhungu yewe abo vuze twese turabazi ntibari bashobotse rwose nta n'uwamenya ibyabo. Babona bazakomeza kubeshwaho no gusengiza abandi. Ayuye se kandi umva sha mumvere mu modoka mutahe mutahe rwose nisangiye umugore wanjye aranakuri cyo nangira agatira none kamara imbeho abibonye nawe ubwo nanjye reka nurire ipikipiki nisangiye umugore wanjye njye kureba ko natera ino. Manzi wowe aha ubwo nanjye ndasanga ibyugu n'imbeho none se ko ibyo byibereye muri gato yanjye. Indero yanjye irabasaza. Ni ukuri ndambiwe ubusinzi bwawe Rizi. Ndakugize. Kugeza ubu sindamenya indwara ufite. Uzi ko imyenda yanjye ya kera nta n'umwe nsigaranye. Nk'iyo kanzu wambaye uzi ko ari impano nahawe n'umugabo wanjye ku munsi w'abakundanye. Narebye ko usigaye ungana mbona utazongera kuyambara. Rumva. Kandi rero niba ari impano yaguhaye naribi nanjye yambera. Sinzi icyo ugamije rwose. Njye mbona nta mahoro nshakira. Usigaye ukora ibishoboka byose ngo unyiyenzeho mvuge. Ejo bundi waraye urira ngo nagututse. Utuma umugabo wanjye ababara kuko gufata nk'umuvandimwe we. Sinabashije kwisobanura kuko nari navuze amagambo menshi nemeye ko harimo ashobora kuba yarakubabaje. Wavuze menshi nyine. Ariko geze aho ndagusabye. Erega n'ubundi muzareka igihe nitahire. Amaze ayo mashuri rero n'ubundi nzi ko utabishaka. Njyewe wowe nyine umutima wawe wuzuye ishyari no kwikunda nzaba ndeba icyo uzakumarira. Rizi ninjye ubwira utyo koko? Ni wowe nyine. Ubu nzaceceka utuke umukozi agende nzana undi bukimutuka agende nzana undi kugira ngo ntavuga ukarira. Nyine ni irihe kosa nagukorera rituma umbwira ngo mfite umutima wuzuye ishyari Rizi? Mfite ishyari? Niki nakoze ko imyenda myiza nari mfite nayiguhaye ukaba unageze ubwo wihiye ntaguhaye bivuga ko wisanzura? Ufite ikihe kibazo kuko ngo mbimenye? Nta kibazo mfite. None se kuki mbona ibyo ukora byose biba bigamije kwereka umugabo wanjye ko ndimo ko nkunaniza? Ndarengana niba kwizera nyizera nuko zineze uwundi we. Ariko mana we twarakuranye yaranze ibihagije. Ubwo rero nawe ntukamuneranyeho. Rizi vaho umenya ngiye kugushakira home ntemera nkayishyura ariko simpangane nawe. Uranyirukanye rwose ibi sinigeze mbyifuza. Ntiwigeze ubyifuza. Kimwe nk'uko nigeze nifuza umuntu witambika hagati yanjye na kwizera. Ngukirizi ntabwo wumvise subiramo. Nta kindi dupfa. Dabizi fuhira kwizera cyane. Numva mvugishije ugafure ko. Yego mana nyagasani. Waje dusangana ni waje. Mana yanjye we. Rizi ufite ikihe kibazo? Ntushatse ko mubwira. Rumbwe buvuge. Ariko datwe turi abakobwa beza ati. Ndeba amabuno undi w'amakuru. Uko kwizera yagukunze
niko natwe twakundwa. Ego komana ndabesha se ngirata wicaye mu nzu nziza utubatse ko witwa umugore wa kwizera kugira ngo hari icyo wamuhaye Imana. Nari icyo watanze ariko umenya ari ubwo businzi si gusa n'amazi. Ego komana aha reka nkwibore utava nkubita nyiraseho ubunje umbi bikwasi ushaka kunyereka ko wahiriwe n'urushako nk'aho twebwe twatutse Imana. Dusize kivaho ngaho genda wiryamire muvande. Ntabwo ndi umuvande. Igenda rwose hato mwene wanyu ataza akanasanga umeze utyo, kandi rwose utuze mu mutima wawe igihe nikigera nawe uzabona umugabo ugukunda sibyo? Zamubona nyine wari uzi ko nzamubura se ko watwaye ari buciramo. Ego nyagasani ego ko ariko se wabaye iki? Genda Rizi ihute rwose ujye mu cyumba cyawe, Kwizera atamenya ko twanatonganaga. Sinshaka ko amenya iyo myitwarire yawe itari myiza. Yambi masheri. Yambi. None se kuri wenyine se Rizi yagiye ari mu cyumba cye. Have Kwizera have mureka ruhuke nibwo akiva kwigarananiwe. None se akakabaro urimo kwandika kame gasome ninde se wandikiye mako Kwizera uzi ko uyu munsi nagiye kumva numva kana kagize gutya mu nda. Sinakubwiye ukamakanya sinakubwiye ko niciye nkumva kankoze mu mugongo. Mwana wa uraho papa yaje kandi aragukunda cyane ngaho ngera wikinire turamumve. Yumva kina mu nda rero nuzuye ibyishimo ntaza aho bivuye. Mfata urupapuro ndamwandikira. Wandikira umwana ukiri mu nda. Tekereza igihe azamenyera gusoma ngo asome iyo baruwa wamwandikiye. Nzajya nyimusomera buri munsi ku buryo azavuka azi ibyo namwandikiye. Oya ninjye uzajya uyimusomera kandi ndashaka gutangira nonaha. Umva amayeri yawe urashaka kumenya ibyo nanditse, urashaka kumenya mbere ya nyirabyo. Nutampa iyo baruwa ngo nyisomere umwana wacu uhereye nonaha sinzongera kurya. Sinzongera kurya ndetse sinzongera no kunywa kugeza igihe uzayimpera. Aha akira singiye kukubura ngaho musomere. Mwana wanjye nkunda cyane nyine turamukunda da. Ubwo hano twari gushyiramo ngo mwana wacu dukunda. Mfashe uyu mwanya ngo nkubwire ko uri mwiza. Niba uri umukobwa ndakumenyesha kuri isaro ryiza. Nibyo rwose. Umukobwa wanjye mwiza Keza, umukobwa wacu. Mwiza cyane ku isi yose. Njye na papa turagukunda. Njye na mama turagukunda. Tugutegerejeho ubwuzu bwinshi ngo tukubwire ko tugukunda. Turagukunda mwana wacu. Niba kandi uri umuhungu uri ireme ry'umuryango wacu. Ni wowe ibyishimo byacu, ni wowe dukunda cyane. Nibyo rwose. Kandi uturutira ibintu byose biri ku isi. Uzi ko wandiza kandi ndi umuntu w'umugabo mukuru. Nukuri nari ngiye kugukupa Rizi mbega urusaku. Reka nirebere filime shane wo muti w'agahinda kanjye. Niho nihishe umubabaro nterwa no kubona umusore mwiza nakunze ari kumwe n'undi. None se ntiwagiye kwiga we? Higa muri kaminuza siniga muri primaire rega. Nyine maze iminsi mu bizamini nari naniwe uyu munsi sinagiyeyo. Niriwe mu rugo nicaye mu ntebe ndarambye nk'umwamikazi. Ko rubaye nk'umwamikazi se banyirarwo bagiye hewe? Umugore witetesha ngo yabyutse atameze neza ra. Ubu yiriwe kwa muganga. Ariko siko utari umwana mwiza Rizi. Uravuga nkaho rega yagiye atarwaye. No kwitetesha sha rwararwara ibiki. Umuntu aratwite ariko inda yaragiye imbere yo ayirebera mu birometero wagira ngo azayibyaramo bane. Sikiwe. Kandi ubwo ni nako nagijose buri kanya ngo za tension ntizimeze neza da. Ona rwose Kwizera wanjye yaragowe.
ngo kwizera abandi Lizi. Irago kuba muri uru rugo byatumye urukundo namukunze rwikuba inshuro zirenze 1000 mbese rurenze ya misozi itatse igihugu cyacu. Ariko Lizi ibyo bintu sinabikubushije ko. Irago ni wowe wenyine mbwira ibyanjye ibyo reka nkubwire ndohoke. Kwizera yabaye mwiza si nka kera baho ngaho mu cyaro cyangwa yiga kuko bafite amafaranga. Kwizera arasa neza afite ijwi ryiza. Kwizera zigutanga keya mbese yujuje ibyo nshaka byose. Ariko ubwo nasa n'ubu ufite Lizi ujye wibuka ko bavuga ko inkuta zigira amajwi. Nk'ubu ko wagize ukumva akaza kubibwira umugore we ntiwaba wikuye amatabuka. Tekereza abantu bemeye kukwishyurira ishuri Lizi. Wari umaze imyaka ingahe hano mu cyaro wararangiza yisumbuye warabuze n'uguhakaza. Abarira sha n'ubundi sindi hano kuko uriya mugore abishaka. Arangwanya ambwira nabi ariko kuko nzi kinyicaje hano nkihangana. Lizi wibeshye rizihirwe rwose ntiyapfa kukubwira nabi akwihenjejeho. Anyiriye ataho sha rwose. Natekereza ko yararanye n'umusore nkunda umujinya ukanyica ntuze nkamubwira nabi. Nyamara ushaje wakwikuramo umugabo w'abandi Lizi ko bakurihira ishuri ibyo koko ntibihageze. Icyo nzi nuko nzakora uko nshoboye kose Kwizera kankunda uriya mugore agasigara aririra mu myotsi. Lizi ndakwinginze kuremo uwo mutima ukubwira gukora ikibi cyashenyera abantu bakugiriye neza rwose bakagukurira aho warashobewe bakakwishyura kaminuza yigenga utari kuzigondera. Ntabona Kwizera amashuri niga azarorera Irago nubwo yambwira ngo ngire ishoreke nabyemera ko ndamukunda cyane. Ariko ndumiwe ko uzi ko nkigera inaha inyuma gato y'ubukwe bwa muramu wenyine shade nambaye ikanzu nziza umugore we yampaye maze nunamye ndimo kurandura utwatsi mu busitani umuzamu aramukingurira maze aparika imodoka yihuse araza nshekera nturutse inyuma avuga ngo mukunzi wanjye wanyirengagije. Uzi ko nananiwe gusubiza kubera ibineza neza byahise binyuzura wese narangiza nkarira. Kandi Lizi uzasara ubwo uzamubwira ko urijijwe n'ikirundi. Ariko bimbaza se ko yagize ubwoba bwinshi akansaba imbabazi abisubiramo ambwira ngo aribeshye ngo yarazi ko arizihirwe. Kandi ubwo njye mu mutima shawo numvaga namubwira ngo ngire umfate unkomeze cyangwa nibura unyemerere ntege ku musaya mu gituze cyawe. Lizi ndagukubye rwose ndumva utakigira amatwi yumva. Mukunzi wanjye rwose bishaka kuvuga cyane dore intambara gufite. Humura turi kumwe. Humura abaganga barakora ibishoboka byose ukire n'umwana wacu. Wakugonze iki ukunze? Wakugonze rwose mwihorere. Humura sibyo? Dilema mwana wanjye mwana wacu. Kwizera ngwino dusinyire hano tubone kujyana umugore wawe muri sado. Oya vuga aho bibaho guta mutabara umugore wanjye. Uriya muganga yakubwiraga ngo kikwize ko ntacyo uvuga ko ubwenge iki. ihangane kuko ntacyo uvuga bimeze bite tubwire ndakumva Kwizera. Sinshobora sinabona imbaraga zinjyana rwose umugore wanjye ntameze neza na gato. Kwizera abaganga nta cyizere bafite ko umugore wanjye n'umwana we bakira. Ufite wenda rwose usanga Imana ahubwo ibindi simbizi nta muntu n'umwe ubizi. Bamuteye andi maraso ariko saramumarira iki ko nandi yanze guhagarara. Ariko niba wuriza muramu wawe Kwizera niba umuriza cece kurebe ko nawe adaceceka. Ubundi byagenze bite koko ngo umugore wawe agongwe n'imodoka ko tutamutwaye muri yawe akagenda n'amaguru ananiwe. Mama kugeza ubu rwose sinzi icyo navuga. Umugore wanjye yari mu rugo wenyine kuko yari yaratangiye konje yo kwitegura kubyara. Ubwo rero umuntu yamuhamagaye kuri telefone amubwira ko nakoze impanuka
asohoka mu rugo yiruka atarwambaye ntiyabashije no kurenga mu marembo yacu rwose niyo bamugongeye. bagatirwa ntacyo yabaza ufite inama mukozi wanjye gerageza gutuza ihangane mukobwa mwiza humura icecekere mukobwa mwiza turasenga mukuru wawe araza kumererwa neza turizere imana yamuduhaye. mukuru wawe agaruye ubwenge yabashije kuvuga ngo umuntu yamugonze ntiyabirangiza. ikindi yabashije kuvuga ni izina ryawe no gutabara umwana we nubwo nawe tutazi uko ameze. Imana idufashe abatabare bombi. Simbyumva rwose umukazana wanjye ejo twavuganaga yishimye ambwira ko ategereje amatariki abanza yo mu kwezi gutaha bamuhaye yo kubyara. ubu bije bite koko mana yanjye? ubundi si iyo modoka yamugonze ntimurayimenya? Mukecuru tuza tubanze twite ku buzima bw'umuntu wacu wamugonze uko byamera kose azakurikirana. Sinshaka gutekereza cyane ngo ntacumura ariko nkurikije ibyo Lize yambwiye kuri telefone ndumva ngiye ku musore wabakoreraga kuko ngo yari amaze igihe yiga imodoka kandi ngo ejo bari batonganye. Oya mukecuru ibyo se yabikubwiye abikuye ko atiriwe mu rugo. Ikindi niba hari umuntu wubaha abakozi bo mu rugo ni umugore wanjye nta na rimwe ndumva atonganya umukozi. Ibyo mvuga nibyo nabwiwe na Lize umenye ko nta kibera iwawe atazi kandi rero wabona uwo musore ari we wakugongeye umugore ukaba udashaka kubikurikirana. Ntacyo tubyihorera. Mukecuru ndakwinjiza rwose ibyo bintu bireke wisaza kwizera umutwe harabyiganiramo ibintu byinshi mureke duhuze umutima dusabire izihirwe n'umwana watwite bave haya amahoro. Ibiri byose birebana n'ibyabaye rwose bizaza nyuma pe. Izihirwa ntakira niwe utubwira uko byagenze kuko niwe ubizi byose. Reka twizere Imana yonyine. Kwizera bite? Kwizera mwana wanjye humura turi kumwe. Niba ushaka kurira rira rwose ndyamaho urire ndi nyoko kandi ndagukunda mwana wanjye. Ntacyo mba mama ntacyo ndatuje gusa ndasaba Imana rema byose binyiriza umugore n'umwana kuko irabizi rwose izihirwe n'urugingo mu ngingo zigize ubuzima bwacu kandi urugingo rukomeye ni byose byacyo. Humura arakira mwana wanjye humura Imana iradukunda. we ndakunda akira ko ntacyo twara mama mugeze mu rugo aryame arananiwe kandi ufite inema nawe agumye mu rugo nibyo byaba byiza ku buzima. Ntaho najya kwizi ntaho najya sinsiga mukuru wanjye hano simusiga. Tuza sheri wanjye ntaho kujyana ku ngufu rwose shyira umutima hamwe. Kwizera we dore abaganga barasohotse ihute dore baraguhamagaye. Ufite imyenda y'umwana nayizane Arabyaye mukuru wanjye ameze ate muka ameze ate? No, ni wowe cyangwa ndabonekewe? Niko aha nawe itegereze neza shani ngiye manzi. Yewe data we ariye urahusha uraho amakuru niko yo kuri hano se? Ndi hano nyine hari amahugurwa najemo. Bagenzi banjye bo bagiye ku mazi. Ngewe numvaga naniwe niko kuza gufata ifunguro rya nimugoroba ngo njye kwiryamira. Uzi impamvu utajyanye nabo ku mazi? Ni iyihe? Ni ngewe nyine. We gute ntari nzi kuri ninasi? Kwaro kugira ngo umugoroba wanjye uryoheye. Nta niciye njye nyine se? Ahubwo se bakozi ba hano bari ngo mbatume ka special njye kwiryamira we. Hanyuma se manzi Karame wowe bite kuri ino? Yewe niba igihugu cyanjye cyantumye sha. Siko mbuheruka kera we. Ndumva no mu bukwe bwa murama wa Kwizera ntarakubonye. Yewe nari muri uriya murwa ariko nyine mfite akazi kenshi kubera kwitegura kwimukira. Gusa njye nyarukirayo musaza we tugahurira ahantu tukaganira nuko nkahita nigarukira inaha. Mugira amabanga. Hari mubanga se kandi ari wowe ari mushuti wawe nta numwe watumenyishije ko wimukiye inaha. Uko wowe wariburishije gusa nta kindi siko ntagira na nimero yawe sha.
nuko utayishatse ntiwari kuyibura Manzi. Uri inshuti y'umusaza wanjye. Iwacu urahazi mwarahazaga nkabafata neza. Ubwo koko tuvuge ko utibuka imineke yo muri primaire. Nigariye. Ndakumva. Ugira inzika wa bwana. Imineke yo muri primaire sha. Ariko wanyu mwagiraga akamara ziryoha we. Ubwo rero waruzi ko nabyibagiwe. Ubu ni undi musore mwagendanaga witwa Ndera ni Mugaruro ya ni Mugaruro. Nzabashaka mbahe facture y'imineke mwariye, amata mwanyoye nibagiwe n'igikoma. Sha uribuka cyane rukuri. Sha Mugaruro yarigendeye ubu ngubu bakumugabane w'Uburayi. Uko muri batatu sinzabibagirwa. Nitwazaga ngo mwaje gukora etide mu rugo ahubwo mugakora akazi ko kurya no gusa mwaranahiriwe mukomeza kuba inshuti muri mwe nta n'umwe ufite akazi koroheje. Ubwo rero niba utagira nimero yanjye n'ubushake buke niho buza aho uyikura. Imana irakunyohereje rero ntucike utayimpaye. Biti sariye. Ni byiza. Umukobwa mwiza nkawe kutadutumira ngo tuze twitamirire sha. Hanyuma se w'umusore mwiza nkawe kutadutumira. Ubona tudakeneye gutamira? Shange naramubuze pe. Nanjye naramubuze rero. No. Ntibishobora kurambeshya genda. Ngo ntuyigimye bavuze. Ariko ubwo urambwiye da. Manzi, uri mukuru ntacyo yobewe. Kuri iki gihe kubona umusore wo kwizera biragoye cyane. Kubera ibyo numva mu makuru nibyo mbona bituma nigirira ubwoba. Bamwe mu bagore dukorana nawe nubwo baza barira nkajya guhoza. Bamwe bashaka kubivamo, hari abonzi bamaze kubivamo. Ubwo rero ibyo byose binyiterera ubwoba. Ibyo ariko ni iby'abakobwa bo bumwishyizemo. None se mutekereza ko twe kubona umukobwa bitworohera koko? Erega buriya n'abagabo mukorana siko bose biba bimeze neza. Buriya bahura n'ibibazo nyine bakiyumanganya. None se ugiye kumva ukumva ngo nako umugabo yiyahuye kubera amakimbirane yari afitanye n'uwo bashakanye. Nuko bayanze kubaho se. Ariko nimbe namwe Manzi. Ntekereza ko biterwa n'umuco wacu aho umusore ari gufata iya mbere kugira icyo abwira umukobwa. Nibura mwebwe bibaha umwanya wo gushishoza. Ariye. Umuntu ni mugarisha. Umuntu ni ikintu mutavuga ngo wize wamenye. Buri iyo wumvise ngo umugabo yisha umugore we nawe ariyahura. Suko baba barashakanye badakundanye. Cyakora ndatangaye cyane pe. Burya namwe muba mufite ubwo. Ahubwo nitwe tugira bwinshi. Noneho ngiye mfite n'ubuhamya ariye. Mukuru wanjye yamaze igihe kitari gito mu kigo cy'abarwayi mu mutwe kubera urushako. Umusaza wawe arabizi. Asi n'impamvu ntinya abakobwa rero. Ayiwe, pole disi. Ibi rero twishuka tukabareba uburanga. Tukabareba ikimero. Twakumva umuryango uvukamo, tugatwarwa tugakwamiraho. Tukakwiruka inyuma kugeza ugeze mu nzu. Nge narabizinutswe pe. Uwo mugore kubirebana n'uburanga ni mwiza pe. Kubyo bavuga ngo umukuru uteye neza. Umva, umugabo wese yahagwa. Ariko yasajije mukuru wanjye sha. Mwana we. Hanyuma sugo yabigenje ati we. Uwo mwana w'umukobwa avuka mu muryango mwiza. Bamwishyuriye mu mashuri meza mu gihugu cyiza. Ari naho yahuriye na mukuru wanjye nawe yaragiye kwiga. Ariko bamaze kubana. Abaribwa abona ko uwo mukobwa mu biyobyabwenge. Ngo? Ahaha. Simvuge ibiyobyabwenge rega ngo ugire ngo nizi nzoga twese tunywa. Wumve bimwe bitemewe mu gihugu. Ku buryo yanafuzwa twite. Twamujyanye mu bigo bigira inama bene abo bantu biranga. Mwene mama arazibukira pe. Ubarera abana babiri wenyine. Yavuze ko atazongera no gushaka. Cyokora sinzongera kwiririra. Urumva ko rero natwe dukomerewe. Erega umuntu yakabiretse ariko nk'iyabo mungana batangiye gushaka. Urusaku rw'abantu ruba rwinshi. Ibyo nawe urabizi. Manzi, uzi ko wamemukiye we? Wimukiye gute se kandi? Naje hano nzi ko mara akanya gato none dore amasaha ageze. Ubabona nze ko tujyana ku mazi bagiye kugera hano banseke. Pardon Katodi. Ni musaza wawe we. Musaza wanjye? Halo? Kwize, ni iki kumamagara ntuvuge? Ngwiki? Ngo? Ntibishoboka. Ngo? No. Ibiki bibaye Manzi? Habaye iki? ariko nk'ubu kwihangana byari kugutwara ikinsabiro ntumamagara ibibazo bigikomeye. Ariko reka nkubaze igihe nawe uhamagara ahubwo kuki bakomeje kunyihorera? Ndashaka ndi mafaranga nkajya kwihisha kuko nshobora gufungwa cyangwa se ukanyishyura mu bundi buryo. Nk'abakabasabiriwe nareko ndakurasa nk'abakaba kuba twarakoranye sice kase mbanze nkubwire kuba twarakoranye dibu
ntibivuze ko ugomba kumenyera urumva sinakwishyura amafaranga wansabye areba ye rinde wakubwiye ko icyo nashakaga ari amafaranga yonyine Rizi washakaga iki kindi tugihura sinakubwiye ko ngukunda Sabiyu ntimenyere rwose ntiwongere kunyegekaho urwo rutwe rwawe Rizi uzi ko ngukunda kuki urabizi narabikubwiye inshuro nyinshi Sabiyu mu byo twumvikanye rwose ibyo ntibyari birimo bigomba kwizanamo iki ndagukunda rwose Rizi niyo mpamvu nemeye gukora ibyo wansabye byose nirengagije ingaruka bishobora kongeraho umva rero Sabiyu umva kubwira ntuzongere no kumpamagara dore nimero yawe ndayisibye nawe umfashije wasiba iyanjye nitunahura uzakora uko ushoboye ntumenye sizakumenya gute se kandi yewe nkoze ijana ku ijana umva icyo nashakaga waragikoze kandi warakoze ejo tuzashyingura izihirwa ari igicucu gikingirije amaso y'umutima wanjye ukunda nimerivare yanjye narayiguhaye ubwo nanjye wabona ariho amashuri yanjye arangiriye wumva rero ugomba kungendana gutyo gusa nyine ukagenda tu ariko uzi si amafaranga twumvikanye nakubwiye ngo yaba amafaranga yonyine sinari kugonga umuntu reka ngenda ahubwo ubu umwana we w'uruhinja arankeneye ninjye ugiye kuba nyina urabizi Rizi njyewe nsabye yumva uzira kuki niba wibwiraga ko ugomba kunkoresha kuri iyo ukanagira udufaranga 100 ngahe nkagukiza umwanzi ubundi ukadamarara hariya muri ruriya rugo warebeshye kuki iperereza ryatangiye nimfatwa nzafunga nawe rero urimo uranyiryaho ahubwo rero niba gufata uzafunga umunwa wawe ngongeshye uzafunga uwo munwa wawe abazabaze nsabe yumva ntakora baza siki amafaranga narayaguhaye ndangije mvuga ko niba siko nabeshye arewe ari naguhaye yarayo kwishyura ishuri nanjye ngiye guhangana n'ingaruka z'uko ntishyuye mva rero nkubwire ndagukunda Rizi ugomba kuba uwanjye cyumva bakabariko ntabwo nakwiyemye kanyingera waretse kuba uwanjye nkunda no kunkorakoraho n'ibintu bibiri bitandukanye umva noneho rero reka mbyerure ndagushaka cyane kandi ubu nyine ubu ariko nikira umenya wasaze ubu nyine surashaka ngo bigende bite urava muri iyi modoka utampaye ibyo nshaka genda gukurikirane ko nabaye mbwira abantu bose bari muri ra rugo ko umuntu buzashyingura nuko rero imboga irashaka kurisha kandi ubwatsi butoshye burahari ibyo byumve ikindi uko izajya ishaka kurisha niko igomba kujya ibona ubwatsi sidiru sinarinzi ko ari ukuteye Sabiyu urebera cyangwa mbishyire hanze ibintu ni bibiri ugomba guhitamo cyangwa se niba rero ugende n'umugabo none ukunda nzamubirandure akurikira umugore Sabiyu batumvikanye utazanabiruta mu nzozi zawe kuko ugize n'umusatsi uyu ukura ku mutwe wo kwizera nakwihambaho tugapfana mu by'ukuri twese ntitworohewe ngewe uhagaze aho imbere yanyu nitwa Manzi ndi inshuti ya Kwizera twiganye amashuri abanza tujyana mu yisumbuye twicarana ku ntebe imwe twigana kaminuza mbese ubushuti bwacu bwavuyemo ubuvandimwe urukundo rwe n'uwari umudamu we uko rwatangiye ndabizi atera intambwe ya mbere ndibuka ijambo naramubwiye nti urantanze ariko fatiraho uriya mwana ntagucike ku buryo nyumviye inkuru acitse umugongo ba bantu bashinzwe gufasha badufashe begera abantu bafite intege nke babafashe ni inkuru yamennye amatwi yanjye byandenze pe ijoro ryose sinasinziriye cyane ko mu minsi ishize nari navuganye nabo bombi bambwira ko nzagaruka mu rugo rwabo nje kubyara umwana wabo muri batisima nibaza ngo nzarebana na Kwizera adafite izihirwe we ariko nyine niko byagenze n'ubuzima n'urugendo turimo twese buri muntu igihe cye kizagera rero mwumvise ubuhamya bw'abantu babanye na nyakwigendera uko bamuvuze niko ari umwe mu babanye mu kigo cy'imfubyi mu gihugu cy'amahanga yagize ati yari umuntu utuje akita ku bandi bantu yiturije akagira uko abana na buri wese byihariye ubizi kuturusha twese
n'uwo bari bariyemeje kubana. Kwize urumva noneho ushobora kuvuga? Sinzi aho nahera, sinzi naho nahereza, gusa ndagerageza. Bavuga ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, nanjye narabihamyaga, ariko mu minsi ibiri ishize nabonye ko ashobora no gutemba ku matama nk'ay'abagore n'abana. Turi kwa muganga nagerageje kwikomeza nkanabeshya abo turi kumwe, kuko akenshi ari njye muganga yahamagaraga akambwira ko bimeze. Iyo yambwiraga ko bimeze nabi, ko abona umwuka urimo kumubana muke, narazaga nkababeshya kugira ngo batagira ubwoba. Nshuti bavandimwe, ndabashimira. Iyo tutabagira bamwe sinzi ko twari kuba tumeze ubu ngubu. Turakomeye rero kuko tubafite. Ndabizi abenshi ntiturabyumva. Nanjye ubwanjye sindumva kwizihirwe wanjye rwose musigaranye mu mafoto gusa. Aha aryamye hariya namwegereye mubaza ibibazo byinshi. Kuhagurutse urumva ushobora gukomeza kuvuga Kwize? Ndabishobora nta kibazo maze. Munyihanganire, nari nkibabwira ko namwegereye mbizi neza ko atari bunsubize. Ndamubaza nti ibyo nkoreye ni ibiki? Ubu si byo twavuganye tubigezeho koko? Ubu se babana turababyaye? Ubu se turabareze? Ubu ya mishinga twumvikanye turayikoze? Ariko nisubije, kandi n'undi uraho yisubize. Izihirwe twaramukunze, ariko yari afite undi mukunzi umukunda cyane ari Imana yamuduhaye. Mu gihe yamuhaye cyo kubaho yaramukoresheje. Ubutumwa yamuhaye rero bwari bugeze ku ndundwe. Reka ngire icyo musezeranya. Izihirwe, mugore mwiza nakunze, ngikunda. Ndabizi ko wakundaga umwana wacu cyane. Twembi twari tumutegereje. Kuva umunsi muganga yatubwiye ko wasamye inda ye, twatangiye kumwitegura, tukandika amazina tuzamwita tutaramenya ko ari umukobwa cyangwa ari umuhungu. Wowe ubwawe wanze kutubwira igitsina cy'umwana wacu, urambwira ngo umwana wese ni umwana. Ndashaka guhamana amatsiko. Mukunzi wanjye ntunsigiye urungu, kuko nsigiye umwana mwiza w'umukobwa. Nzamukunda, nzamutetesha, nzamubwira amateka yawe, nzahora musomera ka kabaro wamwandikiye ukimutwite. Nzaba Kwize, ubaye iki? Ubaye iki? Mumfashe mwokagira Imana, mumfashe rwose. Dizi, ni hano wibereye nuzi ko Kwizera agize iserera arimo kuvuga ijambo. Ubundi se wowe urarizwa n'iki? Kwizera wagira ngo iki? Abantu ni indangare koko. Ubundi kuki bataretse ngo mwihagarare iruhande, hagahagarara uriya mushuti we ngo ni Manzi. Uriya arenza gutabona ko afite ikibazo koko. Kwizera napfa nanjye ndapfira gu. Yewe bari cyo kikureza duceka Kwizera ntacyo yabaye. Arimo kumwitaho kandi yahembutse rwose. Bana mbega Imana nyagasani we. Erega nawe yaba yizize kuva uriya mugore yapfa. Kwizera ntarari. Erega uretse na Kwizera natwe twese byatunaniye. Ariko rero uwagiye yajyanye ubuzima bwe, ntabwo agomba gukomeza kuba umwijima wuditse mu buzima bw'abantu. Ubu koko Kwizera ziba rwose. Nzibikubera iki ariko? Urabizi nkunda Kwizera. Sinshaka ko ukomeza kwitwara kuriya yicira ubuzima kubera uwagiye. Dizi igicucu ceceka atagira n'ukumva. Siko wagira ngo ni wowe wahitanye Izihirwe we.
urabizi neza ko bimugwanuka ko imodoka yamugonze yari mutegerereje hariya hanze. Uwamuhamagaye amubeshye ko Kwizera yakoze impanuka byanze bikunze niwe watumye bamugonga. ni umukozi we yazize ngewe ndabizi yahoraga mujujubya byose azi ko umwana w'umuhungu atazamwitura. Kuki? Iragu mumfashe Kwizera yemere kurya sha ubusuduka isi yajyaga uriya mugore azanyemerere twanjye koko. Ariko wazibya aho ngaho urizi ayo magambo uvuga sinshaka kwumva rwose. Iryo shyari ryawe mbabariro ribike urigumane mu mutima wawe. Mbese ngewe sindi umuntu sinkavuga ibimbabaje ngo nduhuke. Iragu nawe nabwiraga ko kurankatiye. Ubu igitubabaje si amarangamutima yawe Dizi, ni ay'abantu bahungabanijwe no kubura uwabo bakundaga. Ariko nanjye ndakunda kandi ndi umuntu nk'abandi sibyo? Iragu ubu umwana we nzamwitaho sibyo? Nzamukunda, nzabwira Kwizera kuri amafoto yose y'uwari umugore we maze akureze ko ndi nyina. Dizi ugira umutima cyangwa warawugurishije? Ngira inama yewe. Inama? Nzabimubwire we umwana wacu tuzamurere tumubyarira abandi bavandimwe benshi. Umva umenya urwaye wa mukobwa we. Cyambwira ni ukuri pe mu mutwe wawe si hazima rwose simbumva ibyaguteye. reba ko ayo mata yabuze umuherega. Yarashonje cyane mama. Ibyo utekereje ubihamane mama. Rwose narize amarira ahagije sinshaka kongera. Uyu mwana tuzahora tumureba turira Ariel. Keza wacu ntazaturiza ahubwo niwe munezero wacu mama. Ariko mbona asa nuzi byabaye. Kwarararira ijoro ryose. Ararira nk'izindi mpinja zose. Cyangwa se yakurikije nyirasenge. Ntiwambwiye ko nariraga ijoro ryose ariko ku manywa ntihagire umenya ko ufite uruhinja. Yewe ni wowe wagiye uraza. Keza mwiza. Mama tusinzire natwe turyame dore twariraye. Ubu rero ndibaza uko umwana wanjye azabigenza natangira akazi. Kandi yaranze gutuma umukobwa we akanga no kumuha nyina wabo. Ariko umusaza wanjye ndamwumva mama. Rwose nishyize mu mwanya we sinakwemera ko umuntu harira umwana. Kuza akazi ka Kwizera kuko ari yete akaba adafite umugore tuzamusigira uyu mwana bigende bite? Mama sura wimbaza ngo ngusubize iki koko ko nanjye ntaguma hano bizi ko mfite akazi ku murenge nuko nyine nagize amahirwe bakamakonje y'ukwezi ubundi nirangira nzagenda. Ubwo rero keretse ngasezeye. Oya nanone mwana wa. Ariko ndibutse mama Kwizera n'umugore we bishyuriraga rizaba hano. Ntazahavanwa n'ukwizihirwa apfuye. Azahamaha ahindure aho kwiga ku manywa ahubwo yige nijoro hanyuma turerera umwana. Niko se mwana wa. Ndakumva. Ubu mwana wanjye azabishobora koko? Kwishyura kaminuza yigenga asigaye akora wenyine? Erega bari babyemeye ari ugufatanya ari babiri. Buriya Rizi ni nk'umuvandimwe wacu mama. Ni umwana wareze uzi neza kandi akunda abana rwose. Ibyo kwiga bitanakunze yahama hano akadufasha nk'umuvandimwe. Yewe turabiganira na musaza wawe twumve icyo bitekereza. Arabyemera ndabizi kandi bibaye ngombwa nanjye nagira uruhare mu kwishyurira Rizi ariko agahamana umwana wa Kwizera. Icyahinduka gusa nuko twamusaba kwiga nijoro kugira ngo agererane umwana asimburane na Kwizera avuye ku kazi. Bamwohereza muri za misiyo zo mu mahanga. Ndatekereza ko bazamuha igihe cyo kurera umwana mama cyane ko bazi ko yagize ibyago akaba asigaranye uruhinja wenyine. Ahubwo hari ikindi ntekereje Ariel. Ndakumva mama. Icyo utekereje se kirasekeje. Usiko gusigariza mu rugo yita ku mwana wa Kwizera ari ugukorera musaza wawe umuti wa mugani wabubu. Uti mama. Erega buri wagiye yajyanye ubuzima bwe. Uwasigaye akeneye gukomeza kubaho. Kubona umukobwa umuba hafi rero akamwitaho akita no ku mwana we bizatuma yongera gukunda. Mama iryo jambo rwose risubiza aho ikuye. Uramenye utabibwira Kwizera kibabariye. Ese niyo mpamvu numva gukubita inzugi? Nta cyumba cyo muri inzu rwose ntinjiyemo. Naha nicariye rero ndumva ari wampaye amahoro. None se mugore mwiza ubu ntambe wumva haguruka tujye mu nzu. Ntambeho numva muhe ahubwo wajya kwiryamira dore uzenda kujya mu kazi. Ndabyanze rwose ubu nagusiga hanze nkajya mu buri myoroso rwose nta n'isoni ufite ine. Karame muhe ko witegereza ayo mafoto cyane.
aya mafoto ndumva nkayareba nkongera nkayareba ngakomeza nkayareba. ubu mbese njye ntuzongera kundeba icyo ureba ni amafoto yawe na Keza. Reba ariko ukuntu twari tuberewe Muhi, mana we usiko burya njye na Keza dusa Muhi. Ubu disi iyo tugira umugisha tukabyara twari kuba dufite umwana wenda kungana na Keza. Cece kufite ine ibyo nakubujije kubivuga. Muhi nakumva urabizi Ariyete nzamushakira impano. Ushimire ko amesemo ngo byari umwana wa mukuru wanjye muri batisimu. Cece wanjye Karame. nuko nanjye nishimiye ko umuryango wa Kwizera waduhisemo ngo tubabyare umwana muri batisimu maze urushaho kumva tuje mu mutima wawe. Narababaye cyane Kwizera amenye ngo murere, ariko ko iminsi yagiye ishira nabonye ko ari afite ukuri. Keza ni umutima wa Kwizera akanaba ibyishimo bye. Nawe yaramukeneye mu buzima bw'ufite ine. None se umugore mwiza nkunda wanyemerera ugahaguruka tukajya kuryama? Umva Mayeri, ufite ine ndagukunda cyane pe. umva Muhi, ndabizi pe urukundo rwawe rwo rutuma ntuza. Nyuma ukoje kandi ukakanyandagaza ngo simbyara, numva ngiye kuzinga ibyanjye nkagenda nkajya utazongera kumbona. Ariko nakwibuka ko nkunda nkatuza. Ufite ine tuza mukunzi kandi abana Imana izabaduha pe. Abo twifuje kubyara bose izabaduha. Harya twari twaravuze ko tuzabyara abanga icyo wanjye. Batatu. Rijijwe n'iki se kandi mukunzi? Ni iki kikujijije koko? Nibutse ko yakupure twashyingiriwe rimwe. Ubu batwita umwana wa kabiri. Ufite ine wizera Imana? Ndayizera ariko irangerageza cyane. Kuki ari njye yahisemo ko ibi bibaho? Kugenda namaze ngo ushaka nzi ko ngiye kwishima, aribwo yatwaye mukuru wanjye. Yarangiza ntime n'abo bana nibura ngo bambere umuvandimwe. Ubu kuko imyaka 3 nivuga ko ugeragejwe cyane. Sara yari afite imyaka ingahe? Ceceka muhirwa we. Ceceka. Ikigeragezo cyane niba ari nk'icya Sara nzipfire pe. Oya humura n'urugero naguhaga. Ariko tuza kuko rwose tuza bizakunda. Gitiye kuwangayitse. Ubu nsigaye nsenga mbaza Imana icyo twayikora ariko ntaransubiza. Izabisubiza ahubwo. Njye na mukuru wanjye dupfusha ababyeyi tukiri bato. Mbasenge sigara turere niba ducika dusige mu bigeragezo by'umugore umugabo we yahise ashaka. Izihirwa nyisirika hankunda urukundo rwe n'urw'ababyeyi nkafite. Akansura ku ishuri, akangurira ukuntu twose twiza nk'ibintu. Imana imuha Kwizera umugabo mwiza barafatanya banyitaho. Baranshyingira. Umunezero yari ategereje n'urubyaro none yagiye atanamubona. None nanjye byanjye uko abandi babyara bagahembwa njye mpembwa ibitutsi bya mabukwe. Amagambo atarimo kwizera Imana ashyira kure mukunzi. None se n'urukundo rwanjye nturukunyura? Ngira ngo rutabamba naragiye muri Nyabarongo cyangwa nkimanika Muhi. Kuko hari ubwo mukecuru amamagara nkamwitaba n'umutima mwiza. Nanjye kumva nkumva arantutse, nkarira kandi ntari bumukupe. Nguhaye uburenganzira rwose. Ntabwo tukujya umukupa. Ntumuzi so wakubyaye Muhi. Umunsi nabikoze bwagiye agera hano maze arakunda ntukaturebana. None se kwambujije kumwiyama ubu uzakomeza wowe gutyo ngo mbyihanganire? Oya. Duha akanya Mukamana watsinze amarushanwa y'ubugeni mu karere atubwira ibanga akoresheje. Murakoze. Iyi ntsinzi nkesha umurasire wa Isange naguze muri B-Box. Watumye mbasha kuba uduseke twinshi uko nakoraga na nijoro. B-Box yabazaniye Isange umurasire wa bose mu cyiciro waba urimo cyose. Uguze umurasire wa Isange uhabwa amatara agera kuri 3 ukanabwa charger ya telefone. Ubishatse ushobora kwigurira radio n'itoroshi. Isange ni umurasire wendutse wizewe biroroshye kubimanikira. Gani iduka rya B-Box cyangwa umu agent ukwegereye tugukura mu mwijima burundu. B-Box iterambere ryanjye muri byose. Bora turekera abagabo Keza we rwose ndananiwe. Oya ngurusha kwiruka. Uranadusha. Yerekanye ko senge yashaje nuko atabyemera. Ubu wanditse koko.
Keza we ngaho ndirimbira ya ndirimbo. Indirimbo ngiye gushaka anti wanjye Lizi amfashe. Niwe wayikwigishije? Yego, ngiye kumuzana. Nishimiye ko Keza yishimye mama. Ariko ma, ibyo nabonye nawe wabibonye? Ibiki? Uriya Lizi ntafite ikibazo. Nanjye nabonye Lizi atishimye. Uzi ko tigeze nicara aho abandi bari di. Ariko uzi ko nketse impamvu mama. Umenya ari twe Lizi yarakariye. Atuzize iki se mwana wanjye? Ko wowe na musaza wawe ntako mutagize. Umuntu banibye amafaranga y'ishuri mukamushakira ndi. N'igihe yadindiye yabitewe nuko yibwe ntavuge. Erega mama, Lizi n'ubusanzwe tumufata nk'umuvandimwe wacu. Yego. Gusa icyamurakaje ndagikeka mama. Ni iki? Ntiwibuka ko yashakaga kubyara Keza muri batisimo nkabirwanya nawe ukanshyigikira. Ariko warabinyumvishije ndabyumvariye. Kwari ukwikunda bikabije. Kwari ukwiharira umwana na nyina wabo yaramukeneye. Rero warakoze mwana wanjye gutekereza nyina wabo. Nese mama, wabonye ukuntu we n'umugabo we bari bishimye cyane. Wabonye impano nziza bamuhaye. Wumvise ijambo ryiza yavuze nubwo yarijije abantu. Ni ukuri wagize neza riye. Uzi gutekereza kuri. Naho Lizi niba byaramubabaje turamusobanurira impamvu twabitekereje dutyo. Nibyo mama, ni ukubimusobanurira rwose. Nibutse ko tutanamugishije inama kandi yaritanze mwana wa. Yaturereye umwana neza. Rwose ubona ikinyabupfura Keza afite. Ibyo byo. Uzi ko igihe kinini umusaza wawe ari mu ngendo z'akazi akagenda atuje kuko asize umwana we mu biganza byizewe. Nizeye rero ko noneho ukigikirariye. Rwose dore imyaka ibaye 3 umusaza wawe apfakaye. Uratangiye. Ni ukuri yari ihanganye bihagije. Akwiye gushaka. Erega buriya arasa n'uhumirije. Nitwe rero twamuhumura amaso. Akabona ko afite zahabu mu nzu ye. Lizi n'umwana twese tuzi neza. Kwizera murongoye yabatomboye. Mama, ndagusabye ngo ibyo bintu watekereje kuva kera turi ku kiriyo cyanya kwigendera. Umbabariro biheze muri wowe. Ntibigucike ngo bisohoke rwose. Kandi byarasohotse umunsi mbikubwira. Erega mwana wanjye ijisho rya mukuru ntirizinduka riba ryagiye kureba. Mbasha kubona ibyo mutabona. Bihamishe hagati yacu rero. Ariye, ndakumva. Niko dushobora gufasha musaza wawe gusubira ku murongo. Akarongora, agakura uwapfuye mu buzima bwe. Umuntu yarigendeye ariko aracyavuga ngo umugore wanjye nkaho bakibana. Mama, musaza wanjye mureke. Ubwe niyumva igihe kigeze azashaka kandi ashaka uwo yihitiyemo. Uwagiye yajyanye ubuzima bwariye. Ubwo umwana wanjye bugomba gukomeza. Bugomba gukomeza rwose kandi nanjye nibyo mwifuriza. Ariko mureka abanza atekereze neza. Nubwo ubona imyaka ishize ari myinshi, Kwizera we siko abibona. Abibona nk'ibyabaye ejo hashize. Aracyararana ifoto y'umugore we hafi y'akaharaza icupa ry'inzoga. Uretse ubuzima kwiye kuguma mariko. Mama, ndakubujije rwose. Erega nanjye birambaza kubona umusaza wanjye ahora yijimye, atagiseka, atakijya aho abandi bari ngo yishime. Bakabimenyeza. Ubuhungiro bwe bwabaye akazi gusa ahubwo abakoresha be babyungukiye. Ariko ukwiye kunshyigikira tukamushingira umukobwa umukunda kandi umuzi neza. Ma, nibimuva mu bwe akavuga ko agiye gushaka. Wazatwereka azaba ari uwo. Ariye, ndakumva. Mbabari unshyigikire musaza wawe arongora uriya mukobwa wamwitangiye. Nako witangiye umuryango wacu. Mama. Ngiye kukubwira ijambo nakubwiye wihaye kwirakaza ngo Kwizera ntiyari guhitamo umukobwa abana atakugishije inama. Mbabare kuba ngiye kuri gusubiriramo. Naho mbwira numve. Umuhungu wawe amahoro ni mukuru bihagije. Amahitamo naye. Namara gutuza azakora icyo umutima uzamubwira. Ariko bazatuza ryari? Ari uko maze kumera imvi. Igihe azumva ari ngombwa ko ubuzima bwe bwinjira mu ndi muntu utarizihirwe azifatira icyemezo. Uramponda sinugariye. Umwana wanjye ntagomba gukomeza kubaho nabi kandi mpari. Sinzava ahantu ntamugiriye inama. Musaza wanjye araje mama. Nizere ko ibyo bintu udatinyuka kubimubwira. Yowe, naha amasaha yageze Nzabiyo. Kubikanga. Data we, ashaka kucyura umwana mubi koko. Ariko bugira neza bw'inkwari bwayigonze ijosi koko ye. Nakure tusinzira nk'agahinja aruhuka. None unyitiye kunyita umwana mubi. Mwana we, reka nambare vange ndashanje gukoresha umwana homework. Shano kuri waberetse kugenda koko njye gukumbiriza.
babarira ntukankumbure Nsabiyu ariko nabuzwa n'iki kugukumbura kandi gukunda koko ntukankunde Nsabiyu kuko uzi neza ko ntashobora kugukunda rwose ariko nyamara ndagukunda ubundi iki se icyo ngushaka urakizi ni ukuntera ubundi ngashaka ko nyigereka ko nakunze Jezi nuko inde uriya mugabo namureka pe kweke kuko urukundo umukunda uzagusaza umugabo waramupfakaje ngo agukunde ntiyagukunze umubonana n'inkumi nziza umutima ugatumba ugenda guturika kwizera wanjye ko ndi umukene ariko ducyankorera ko twadutunga Sabiyo ndakumva kwizera natankunda azarinda apfa kure kuko nta mugore azashaka ngo mbaneho muri make agomba kugukunda ku ngufu nawe mbwira ibintesha umutwe nawe umutego muteze uzamushibukana yewe ndabizi neza nkurikije ko kwizera akunda umwana we nimubwiye ko mutwitiye umwana azibagirwa iby'urukundo nkurikireho umwana maze mukunde mukuremo umubabaro hanyuma rero njyewe se w'umwana se umwana zo urumva azaba ari wowe kurinjije okay mba nisubiyeho noneho ntaniranye guterezi uzagende kwizera yigutere Sabiyo ubu yabuye ntera ntaba yarayinteye koko umugabo tubanye mu nzu imyaka ingahe adashobora no kunkoraho gutya yizere mukobwa wose ubumva ngiye gukunda nkwikorera uko kwizera adashobora ndakwiyamye se nyine bishaka kumfatanya n'akababaro nyamara ushatse wajya umfata neza ko ngufatira runini mbabarira cyane ni ukuri nkubikiye ibanga rikomeye kandi nzanagutera indi izakugira umugore wo kwizera ibanga ubitse nuko uzi ko nawe urimenye ryawe ukoraho di yego iyo wibeshya se ugakomeza kundenganara ngo urebe ko ntarimena twembi tukajyagereza uzi ariko gukunda umukobwa ugahora umwifuza kwihenura ko birutwa no kuba mu gihome bya birakureba mereza nkweto nambare nigendere ikindi kandi ntukampamagare niba ukenera nzajya nkwihamagarira ahubwo se we mwampaye akazi kagenda gate ko gutwara umwana wa kwizera sha nabonye mufite umushoferi umujyana ku ishuri akajya no kumuvanayo kandi kari akazi kambera kamfasha kukwegera hanyuma si uwo kwizera yagahaye akagera nyine wenda akagusabye kandi nzi ko ufite ijambo muri ruriya rugo erega nakuritse ngo rero nawe ufatiraho ufitiye koko nageze uceceke rwose akoze kumpa umwanya wo kurera muhi ngamagurutse tugende ubu umukunde ufite ne niko gine nakubwira nari miko nkurambiwe urabimbwira ariko umutima wanjye urababaye cyane sheri yangane mana kuko nacumuye igihe nyimenye yitana nashuka kugiye kumpa umwana ufite ne wambara udakomeza kugendera koko rwose gerageza kwihangana nese kwibisi byose uyarizi kuyindi saba mu komeza 3 yamaga yigishuka ko impaye umwana abandi babyeyi baryamye hano bafite impinja njye mfite uburibwe umubiri wose ufite ne wa mugonzi wanjye ndakwinginze ihangana kandi ureke kurenganya Imana warurengeje witakira ngo ntubyara none yagoye kumenya ko ushobora kubyara igihe nikigera umwana ushaka nawe rwose uzamubona ikindi kandi umenye ko gutunganya Imana no kuyitakaza icyizere atari byo bizatuma ubona icyo ushaka impamvu gutyo ni ukuri umugabo n'ubundi nta muntu ushobora kuvuga ko ufite ikibazo byose byitirirwa njyewe nta muntu ukubwira amagambo akubabaza ninde uzavuga kuri ikibazo ufite mama azagutuka se gushinja ko wakuyemo no kubushake urabizi none ugashaka kuva mu Rwanda ntacyo mpafite nta muvandimwe mpafite mbabarira tugenda nzarukaruka amara uko nabyaye none se mugore mwiza igihugu cyacu nicyo gituma utabyara nta mugisha mpafite yewe ngo icyo ufite ne tuve mu gihugu cyacu tureke akazi twakoraga tujye kurindagira mu mahanga koko ndashaka kuruhuka ibitutsi bya mu gitondo ku manywa na nimugoroba kureba nawe urakabije wabwirwa nigeze ko adashobora kuza kuntuka uhari kibabazo kuruta ibindi ni uko iyo uhari yigira marayika w'umucyo akamvugisha neza nkagira ngo si wa wundi wantutse ufite ne ngenda gukunda rwose kandi simpamya ko ushobora kuza kugutuka azi ko wigiriye ibyago indi kavamo ikigeragezo mfite umenye utacyumva muhe iki cyumba cyo hirya kirimo nde si umugore wa mugabo mukuru n'ushatse ejo bundi nibare baje nijoro umugore agahita abyara umwana w'umuhungu urumva ntagusabye n'umwe mukora nakora cece ko ufite ne ntushaka kumva ukuri se ngusabye kutuza rwose nibwo udashaka kunyumva
babarira mukuru rwose byose ntibyashoboka ntawe uhunga ikigeragezo ese ubundi urumva uzashobora kuba mu kindi gihugu ukamara ukwezi kose kumwe abiri umwaka utabonye Keza aho mbwira Keza disi umwana mukuru wanjye niwe muryango ufite none urashaka kumusiga nakubuje kwinjira mu cyumba cyanjye udakomanziriza. Mbabarira mbonye umwana asohotse ndinjira kwize. Subira hanze rero ubanza ukomange. Kuki? Out. Injira. Niki kikuzanye hano mu cyumba cyanjye ko nakubwiye ko ntakigushaka? Kwize nje kugusaba imbabazi. Ndabizi narakosheje. Kwize urabizi ndagukunda. Ceceka nta mara yawe nshaka. Sinshaka ko umwana wanjye kumvurira hejuru y'amakosa yawe. Bize. Sinigeze nkubona nk'umugore nabana nawe mu maso yanjye. Uko nakubwiye rero mbisubiremo. Kuva umunsi nakubonye winjira mu rugo rwacu uri mushiki wanjye. Kuko Kwize babarira gusabye imbabazi. Imbabazi zanjye no kujya kwa muganga ukivuza. Ukavuga ko ukunda musaza wawe. Abajyanama bihungabana bakakugira inama. Guki Kwize ariko uziko nshaka kuba mwita inda yawe. Ikuremo. Guki urambabaje cyane Kwize. Ngo mureme inda yawe koko. Sinarinzi ko umugome bigezeho, sinarinzi ko uri umwana mubi Kwize. Uyu mwana ndamwicaza afite intego za koko. Ko amakosa ari ayacu twembi. Nta kosa nakoze. Umugore wanjye nguyu ifoto ye niyo ndarana nayo. Uwamusimbuye n'iri cupa. Ngiye winjira mu cyumba nabonye ari umugore wanjye uje. Niba ukeka ko ari cyo nakoze mbona ko ari wowe siko byagenze. Nabonaga izihirwe wanjye. Iyo mbona wowe rwose mba naraguhuze. Kwize mbona ndagukunda nuko numvise usakuje nza kureba icyo ubaye. Rwose sinibutse gufata igitenge naje ngutabaye. Sibyo umfashe ukankomeza rero sinari kukwigizayo kandi ngukunda. Wumvaga mbaye iki? Ubu koko abantu bazavuga ngo iki? None se waretse tugakora ubukwe bitaranga ngo tugire dute? Nyine tubimenyesha ababyeyi Kwize. Nta muntu n'umwe uzatuveba. Weke? Nituve indimwe rwose Kwize. Naririwe iwanyu kuko mama wawe yambyaye muri batisimu. Kuva nagera iwanyu ndi umwana muto w'umukobwa. Naragukunda. Wankunze n'iki ariko? Ko wari umuhungu mwiza witonda. Kwishuri niwe wakinaga umupira ugatsinda ibitego byinshi. Niwe wabaga uwa mbere ukananyigisha amanota yanjye akiyongera. Igihe cyose rero numvaga ntewe ishema nuko ngewe nawe dutaha mu rugo rumwe. Kwize iyo wamfataga ku rutugu numvaga umutima wanjye uguwe neza. Ariko nuko nafata mushiki wanjye nyine. Numva n'ibyishimo byinshi cyane muri njye. Ibyo byose nabikoraga nkubona nkuko mbona Ariete mushiki wanjye. Sindariete rero ndi Lizi. Urumva nyemerera ubundi nkuko ngukunda Kwize. Kweke? Turere Keza neza. Ibyo wifuza ntibishoboka Lizi. Nakunze rimwe, nashatse rimwe. Ariko ni gute umuntu akunda umuntu wapfuye areba umuzima iruhande rwe koko? Urumva ufitiye ishyari umuntu utakiriho se? Abo ndigirira ni benshi Kwize. Kuki? Reka mbivuge. Iyo nkumvise kuri telefone uvugana n'umuntu w'umukobwa cyangwa w'umugore, rwose birambabaza. Iyo uzanye n'umushyitsi w'umukobwa cyangwa w'umugore nabyo birambabaza. Yewe akabigase kaba keza koko. Mwari iki ngo ubone ko ngukunda? Ntacyo. Ko nakwitangiye imyaka yose. Nkabana mu rugo rwawe nita ku mwana wawe nkaho wari uwanjye bwite.
ni iki kindi nakora ngo ubone urukundo ngukunda? Jye nzakora iki ngo ubone ko ntashobora kugukunda nk'uko nkunda? Muri iki gice cya mbere cy'umukino umutima usendereye ishyari wanditswe na Kubwimana Serafine, mwumvisemo Kwizera mwakinewe na Habukubaho Hyacinthe, Izihirwe mwakinewe na Mukeshimana Jeannette, Rizi mwakinewe na Karangwa Liliane, Manzi mwakinewe na Twagereza Evariste, Nyiramahirwe mwakinewe na Mukamusoni Josephine, Keza mwakinewe na Rutayisire Marigita, Henriette mwakinewe na Mugeni Aime, Iraguha mwakinewe n'Iranzi Denise, Ufite Inema mwakinewe na Maria Oliva, Muhirwa mwakinewe na Ndabananirwema Jean Dora Croix, naho Zabiyumva mwamukinewe n'Imana Ishimwe Samuel. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.